ushaka kumenya amateka y'abanditsi b'ibitabo baba hano mu Rwanda, muri Afrika ndetse no ku isi yose. It is more powerful than a fist can ever be. Every time I sat down to write, I could rise above the walls of this prison. In the introduction of Chinua Achebe's Things Fall Apart, readers meet the main character Okonkwo, who gained fame and respect by winning a wrestling match against Kurikira ikiganiro Isomero kuri Radio ISANGANO. Gitambuka ku cyumweru saa moya za mu gitondo kugeza saa moya n'igice. Twimakaza umuco wo gusoma, wo soko y'ubumenyi. Iki kiganiro ntikikagucike. Ibihe byiza kuri ukomeje gutega amatwi Radio ISANGANO ivugira ku murongo w'104.9 FM. Uratwumvira no kuri murandasi wanditse wa eshatu @radiosangano.com cyangwa kuri application ya Radio Garden. Nkuko bisanzwe uyu ni wa mwanya w'ikiganiro Isomero. Ikiganiro tega amatwi ku cyumweru saa moya zuzuye, ukongera kugitega amatwi ku wa kane isaa 12:00 z'umugoroba. Nkuko bisanzwe kenshi tuba twaguteguriye igitabo tukuganiriraho gifite ubutumwa, kibumbatiye ubutumwa bwubaka umuryango mugari w'abantu kandi nanone byubaka umuntu, ushobora no kubaka umuntu ku giti cye. Hakaba nubwo tukuganirije, tuguhamagariye, tuganiye n'umwanditsi wanditse ibitabo nawe wagaragaje gutanga umusanzu ukomeye mu kubaka umuryango mugari w'Abanyarwanda abinyujije mu nganzo y'ubwanditsi. Uyu munsi turi kumwe n'umwe muri abo banditsi nyine, ntabwo ndi umuvuga izina ahubwo reka muhe umwanya nawe abibwire. Nyakugira Imana, tugwaye kaze mu kiganiro Isomero kuri Radio ISANGANO, ariko tangira wibwira abateze amatwi Radio ISANGANO. Murakoze cyane, nitwa Emmanuel UWIMANA cyangwa se batazira Emmy Sympa. Nkaba rero ndi umwanditsi w'ibitabo bitandukanye cyane bibanisha umuryango nyarwanda. Muri make nge Emmanuel UWIMANA cyangwa Emmy Sympa navutse ku itariki 25 z'ukwa 12 1987. Urumva ndafite imyaka hafi 36 already nayigejejemo 35. Nkaba rero amashuri abanza narayize kuri école primaire ya Sanza mu karere ka Karongi. École secondaire nayize aho bita Nyamishaba ku Kibuye naho mu mujyi, ndetse nza gukomereza muri école secondaire ya Mubuga naho ni ku Kibuye. Nza no gukomereza primaire nako secondaire nza kwirangiriza muri école secondaire ya Nyange hari abita ngo mu Ntwari, niho narangije secondaire. Université rero nayize muri Université y'Igoma iyo bita Inike, nza kuyikomereza muri Université ya IPB Byumba, ari naho narangije mu 2013. Nza rero none gukora izindi bita ngo ni professional courses mu byerekeranye na management, ubwo ni ubunyamwuga mu icungamutungo. Mfite rero iyo mpamyabushobozi navanye muri University of Kigali mu 2019, aho ndi umucungamari w'umunyamwuga. Ubu rero currently nkaba nyine nkuko nabivuze ndi umugenzuzi w'imari ya leta mu kigo kimwe cya hano mu Rwanda. Nkaba rero ndi umugabo wubatse ufite abana 2 b'abahungu n'umudamu, tukaba dutuye mu karere ka Rwamagana, nkaba nkorera i Kigali. Emmy, tugusanze hano ku Isomero Kigali Public Library. Ubwo ni isomero rusange ry'umujyi wa Kigali. Dusanze ufite ibitabo bitandukanye imbere yawe, ariko kandi wakize n'imbere yawe ni naho imbere yanjye hari igitabo cyitwa INZOZI Z'URUKUNDO, ikiguzi cy'imbabazi, ibikomere byawe byanteye gukomera, isano isumba iy'amaraso. Kuba ngusanze hano mu isomero rusange ry'umujyi wa Kigali ahari ibitabo byinshi, kuba nkusanganye ibitabo nawe ubwawe wiyandikiye, bishobora gutera amatsiko uteze amatwi Radio ISANGANO, akaba yakwibaza ati ubundi Emmy ni iki cyamuteye kwinjira muri uwo mwuga wo kwandika? Mbere na mbere Emmy mu buzima busanzwe ni muntu ki? Murakoze cyane. Burya mu Kinyarwanda baravuga ngo umuntu atanga icyo afite. Rero kuba nkunda kwandika cyangwa se nkunda gusoma, ubwo bumenyi nkura mu ibyo bihangano bitandukanye by'abandi, kunganira n'abantu benshi batandukanye, cyangwa se n'ubumenyi umuntu aba afite ku giti cye, aba yumva atabyiherera na wenyine,
ahubwo yabisangiza abandi. Icyo kirezi wamenye, wagiriwe ubuntu bwo kumenya iteka iyo ufite iyo mpano, reka mbyite gutyo, uba wumva utayipfukirana umugani w'abandi ngo urenzeho ngo ucane itara ngo urenzeho intonga, ahubwo uba wumva urwo rumuri ufite rwamurikira n'abandi bakamenya ibyo bintu byinshi byiza. Nk'uko rero wowe umaze kubivuga, iyo mpano yo kwandika urwo rumuri wamenye ryari ko rufite, wumva urabikomoye kuki ryari? Urwo rumuri rero namenye ko rufite mu 2010. Ubu tuvugana hashize imyaka 12 ndimo gukora, ndimo kwandika. Niyo mpamvu ureba umaze kuvuga ibitabo 5, ariko hari n'ikindi cya 6 cyitwa umuhungu w'urukundo, nacyo nasohoye gisanga ibi ngibi. Hakaba n'ikindi nanone cyo ntari nabasha gutunganya neza cyitwa ubuzima mu muryango, ni nacyo natangiriyeho. Rero maze kumenya ko iyo mpano nyifite, nagerageje none uko ugenda wandika kimwe niko uryoherwa, ukavuga ati ubundi iyo utangiye kwandika ku bantu wenda batarabikora ni nko kugira inspiration. Nuvuga ngo iyo utangiye kubikora wumva ibintu bitekerezo byinshi byisukiranyije, kandi mu kwandika bisaba yuko topic wafashe ariyo ukomeza kuvugaho. Hari igihe rero uko wandika igitabo kimwe uhita wumva uvuga ati haje n'iki ngiki gishamikiye ku cyo wari urimo kwandika. Uko ugenda ukora ubushakashatsi, uko ugenda usoma ukavuga ati okay, n'iki ngiki no ni topic n'utanzayivugaho. Buhoro buhoro rero bigenda byisukiranya ukarushaho kuryoherwa. Ni muri ubwo buryo rero nahisemo iyi nzira yo kugira ngo ibitekerezo mfite, ibyo bintu mbona byiza bishobora gufasha abagenzi banjye muri sosiyete, nkuko wagiye ubibona muri izi title z'ibitabo, ni ibintu by'imibanire y'abantu n'abandi mu muryango tubaho buri munsi. Urakoze cyane. Noneho rero hitamo igitabo kimwe mu byo ufite dushobora kuhita tuganira none aha ngaho, cyangwa se ureke nihitiremo tuzakomeza utaha. Icyaba cyiza ngiye mpisemo nshobora guhitamo. Ubundi se icyo ukunda cyane muri ibi ngibi biri imbere yanjye ni ikihe? Umva, ibi bitabo byose bifite igisobanuro. Icyo wanditse mbere ni ikihe? Mw'ibi ngibi dufite hano, icyo nanditse bwa mbere ni iki cy'inzozi z'urukundo. Icyo mperuka kwandika ni iki cy'ibikomere byawe byanteye gukomera. Iki cy'inzozi z'urukundo cyasohotse mu 2017. Hama iki cy'ibikomere byawe byanteye gukomera cyasohotse mu 2022. Reka duhere kuri iki ngiki wanditse bwa mbere, twumve mu by'ukuri inganzo iri mu mutima w'isugi n'ubwonko bw'isugi uturutsemo amagambo y'ubwanditsi ari mu bwenge washatse ko imbaga y'abanyarwanda ushaka ko imenya. Inzozi z'urukundo cya Emmanuel UWIMANA. Iki gitabo gitangira gite, uvugamo iki? Murakoze cyane kuba muhisemo n'igitabo natangiriyeho. Ni igitabo navuga ngo nanditse nyuma yo kumva cyangwa se no kubona amakuru yari ari mu gihugu cyacu cyangwa se mu muryango nyarwanda, aho wasangaga umugabo yishe umugore yishe umugabo, umwana yishe umubyeyi yishe umwana. Nza gusanga hari ikibazo mu muryango nyarwanda cy'uko urukundo rwakonje. Abantu bajyaga gushaka batazi impamvu bagiye gushaka, akagenda gushaka kubera impamvu mbi. Izo mpamvu mbi rero zikaba zaherekeza wa muryango, ukagira amakimbirane mu muryango cyangwa se mu mibanire yabo, bikazafekta umugabo n'umugore ndetse bikagera no ku bana. Nandika rero nashaka gukemura icyo kibazo kugira ngo mbwire rwa rubyiruko b'abana bakiri batoya bumva bafite inzozi cyangwa indoto zo kuzagira urugo rwiza rwishimirwa. Burya iyo uri umusore cyangwa yenda sinzi, hari igihe ukebuka muri karitsiye aho utuye ukabona hari umuryango ubanye neza, ukifuza kuzagira urugo nk'urw'abo bantu. Nanone ugakebuka ukabona hirya yawe hari abandi bahora barwana, abana ntibitaweho, umugabo n'umugore ni hasi hejuru buri munsi. Urwo rugo nawe uvuga ati Imana yanjye isumba byose uzandindira uriya rugo. Nandika rero icyo gihe hari mu 2010, nashakaga gufasha abantu bari mu muryango nyarwanda, ari abo bana cyangwa abo basore bageze igihe cyo gushaka, ni gute yamenya kuvuga ijambo ndagukunda kandi akazariherekeza kugeza ashinze urugo, akabyara abana nabo akabaha uburere bukwiriye. Ese igihe haramutse habonetse amakimbirane muri uwo muryango akemurwa gute? Hanyuma aha kuri page ya 17 hari aho wibaza uti urukundo ni iki?